twizere ko kandi mukomeze kuryoherwa no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Kadukwamaha dukurikira ibintu bigiye gukurikira ibi. Ku muryango kadusone gato turebe ko twaje mwana n'urwafunze. Kunzi ba Kigali magana 5 ko twinjira kwavu ntago wafunze. Nuko tugenda dufite amakuru yuko bamutereye ivi ariko ntabwo twigiye tubona amafoto. Hano niwe mu gipangu kanagira hasi. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Murakora bumbuye byinshi bigiye bitandukanye. Odi turi kwa Fofo nyine mindana muri rusange. Fofo isa na amahoro. Fresh. Nuko naje. Nuko waje? Meze neza. Ntari. Wambaye neza. Murugo. Kora kugeza igihe umwanzi wawe azahinduka umukunzi wawe. Kora kugeza igihe umwanzi wawe azahinduka umukunzi wawe. Ntago mvuze ko abantu bose bankunda ariko ndahamya neza ntashidikanya ko hari umuntu wanyanga kera yageze akankunda. So nubwo ariko ntago mvuze ko atari abanyanga. Kuko ntago ngiye nagukunda nundi ngagukunde ntago bishoboka nyine ko byamera kose haba harimo abantu bagukunda hari nabandi bakwanga. So nta kintu kandi wakora uko bigenda gusa ndabizi neza nta twagiye duhura akavuga ati wenda inkuru yanzanye haba hari umuniga wagutereye ivi mu buryo bw'ibanga kwambika impeta. Yego ariko bitandukanye nuko umuntu ashobora kubitekereza. Nyine muri filime nyine banereye ivi muri filime ari ukuri ari uku nyine muri filime byari ukuri nyine. Mu buzima busanzwe ntabwo ari byo. Ni filime bafasha ko gukina porno. Oya Mama mbibajije no ko ari benshi avuga ati uriya mukobwa binakora porno ashaka kuyikora. Mbishatse nanayikina nta mubiri wabo mbatira. No wanjye nce bishatse nabikora ariko nyine nsubije uko mbajije oya. Ariko bishatse wayikina cyane si umubiri wanjye se mbishatse icyo nashaka cyose nge nagikora ku mubiri wanjye ko ndakuze. Nge ariko n'ubundi ndi romantique buriya abantu bose ngenda bakunda. Kugira ko twagiye kwa Fofo dance nyuma yo kumenya ko yaterewe ivi akambikwa impeta ariko amakuru dufite ku bucukumbuzi bwacu ku makuru dufite twizeye nkuko ngese akamarage ndi umuvumbuzi nyawe nsenye nkutazanye gusenyuka nkahita mbagezaho amakuru nyayo yizewe. Bakunzi bakinga 500 ndetse n'utako TV ni mwebwe dukorera tuba dukeneye kubaha ukuri. Dufite amakuru yuko riravi ryatewe ari filimi dore ko bose bahurira muri filimi. Ibi ngibi ari byo bavuga ngo kwitwikira kwitwikira muri bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu bashaka kwitwikira ariko ibisibye turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turi ku marembo kwa Fofo nyine tugiye kwinjiramo tuganire byinshi bitandukanye. Nari namuhamagaye ntiyanyitaba ariko yaje kunyitaba turavugana ariko ngewe ngiye kumuvumba ariko ko isana muhaye atarezo ngiye kugerera. Reka tubehe ikaze ko Fofo se yaterewe ivi cyangwa bariterewe ariko amakuru dufite nuko atigeze atererwa ivi. Dukomeze mu kiganiro twagiye turaza kugenda gake turebe uko byifashe. Reka turebe turimo turebe kugira ngo kwinjira. Bakunzi bacu turimo turata amasiri barimo barakina filime twinjiyemo gutya twaba turaburisha. Namana gendana natwe gake turimo tureba amashusho hanyuma biraza ko ngombwa ko dukatinga. Urumva nimo ndavuga ijwi rikeya kugira ngo ntaza kubavangira. Reka dukomeze tubereka uko bimeze. Iyi ni Kigali 250. Tugende tubaganirize turebe nimba biza gukunda n'ibidakunda. Turamwicaza Fofo tuganire nawe twizere ko kandi mukomeze kuryoherwa no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Kadukwamaha dukurikira ibintu bigiye gukurikira ibi.
Yes, nkuko twaje tubabwira abakunzi ba Kigali 150, twizere ko mwamaje kubona nyine ko twageze ku muryango, kadusone gato turebe ko twaje mwana n'ubwo wafunze. Abakunzi ba Kigali 150 ko twinjira kwa ntabwo wafunze, nuko tugenda dufite amakuru yuko bamutereye ivi, ariko ntabwo twigiye tubona amafoto. Hano niwe mu gipangu kanagira hasi. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Urakora bumbuye byinshi bigiye bitandukanye. Odi turi kwa Fofo nyine mindani muri rusange. Fofo isa na amahoro. Fresh. Nuko naje. Nuko waje? Meze neza. Nari. Wambaye neza. Murugo. Nuko nje the speed. Warugiye ariko. Sha twari turi kuri seti. Ariko yarangiye. Twari twanavuganye ariko byari bigoye kuba naza bira mupango gutya. Suko tuvumbura. Yes, ibihe byiza aho dukurikiye, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Turi i Kanombe waba wibyeza. Ndabisha Fofo. Waba w'indege, waba abakobwa beza. Fofo wambaye neza. Uvuga ngo ni ibisanzwe. Okay, murakoze basi kamvuge gutya. Ni nibisanzwe. Simbizi. Rero kanacyanishimye kubona. Amakuru se. Cha ni meza. Nari. Uri fresh, ureba neza. Yundebye. Mitanseka. Ongera useka Tevo. Cyaje kwa undi ujyanga. Kuki kuna kujya gutanga? Reka ntabwo nkunda kugira. Amakuru se. Cha ni meza. Nazanywe n'ibintu byinshi ariko ntabwo byose nabivuga. Ndavuga ibyangombwa mvuge na business yawe y'akazi. Siko bimeze. Nk'ibisanzwe abadukurikiye nitwa Ishyaka manager, umuvumbuzi nyawe, naje gusenya inkuta zanze gusenyuka. Nkundwa na benshi, nkangwa na benshi. Icyo ngicyo bagomba kugitekerezaho. Papa nani wagitekerezaho? Ko bikaze. Ariko mvira icyo kintu. Gukundwa na benshi, ukangwa na benshi. Ya nyine umuntu wese agira izo ngeri, arazigira. Papa nambe ufite? Yakunda ngiye nifashe. Cyanjye meze neza nta kibazo. Ndamutse nyifite ubwo nariko banifubitse. Uracyabyina bikaze. Subo nabireka. Hari umunsi wabyinye turi mu kiganiro. Ako ka video kacara cyane henshi. Na n'ubu ngo karacyacara. Uyu mwana wundi yabaga. Kubyina ntago nenda kubireka. Icyabirimo. Ya, nubwo neganya kubireka. Ni nabyo bigutunze. Ya. Ni nawe muri maburi mose. Uranabizi ariko se buri wese agira impano yabyo. Na si kwambikeka. Kuko nyine buri muntu agira impano. Cyose naba dukurikiye ko twatangiye ikiganiro byaje biteye kuvuga ngo uhitemo uri umukobwa mwiza uri gukorana byinshi byo bitandukanye kandi bikinjiza. Byaje gute kugira ngo uvuge tireka mitemo kuba nagira gute nakitwikira kubyina. Kubyina ni ibintu byari bindimo nkuko nakubwiye nyine ni impano umuntu avukana. Umuntu avukana impano. Hari abayikora nk'akazi, hari n'abahitamo kujya gukora ibindi nyine. Buri muntu nyine ahitamo ikintu kizamwinjiriza. Nakuze rero ndi umwana n'ubundi ukunda kubyina ariko ntabikora nk'akazi. Rero nyuma nza kubitekerezaho mfata umwanzuro ndavuga ikintu nkunda reka kinanyinjiriza. Ubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe Fofo? Nkuko bizi naga abakobwa dukunda kuvuga imyaka yacu. Niko tureba. Ndavuga icyo gihe mbere nyine n'ubundi ubwo nyivuze iyo myaka wahita umbaza ngo byari muri kangahe ugasanga bateranye. Mbabare bivuze ngo nibiko. Stage nayinjiye 17. 2017 niho nakandagiye kuri stage ariko natangiye kubikora neza cyane mbishoyemo cyane nyine mvuga ni ndakomeje mfatiyeho kuri 2017. Nze ko hari nabeshi baje bakwigana bikabananira. Nago baracyariho. Nago mbizi ne bari umuntu aje anyigana. Ariko nanubwo nagaru kwigana kuko uko byamera ko abantu bakubanjirije ku munyamakuru. Yego. Ubwo ari icyo gihe ubwo nawe bahita bavuga ko nawe wiganye.
ni ikintu wowe uhitamo ukavuga ati iki kintu ugiye kujya kugikora ariko bitaje kuvuga ngo umuntu ariganye ku giti cye niwe ushaka kujya kubikora kuko ntabwo ikibuga umuntu akibamo wenyine ababyinnyi ntabwo ari umwe abanyamakuru ntabwo ari umwe umubyinnyi ntabwo ari umwe muba muri benshi buri muntu afite abakunzi dushime n'abakunzi bacu ko badukunda kuri Kigali 250 papa nyanguna kukubaza batatu bakintu gisobanuye kuri wowe niyo nkubonye bwa mbere itanyibona kamera matu gendane papa wakigije hirya gato ngo barebe itatu n'amazina yanjye yombi nayo umwana wanjye amazina yombi umuntu nzi ko witwa Fofo dance cyangwa Fofo dance ibyo ni izina nyine ry'akazi Fofo rero rituruka kuri Foibe ubundi witwaga Foibe niko nitwa nase byavuyeho niko nitwa nuko mba nari inyenyeri ikaba Fofo ni nko gutwika Fofo waje gukora ikintu kijyanye nko gushyiramo imbaraga cyane mu kubyina kwawe cyangwa mu kwifotoza hari abantu benshi bajya bakurira bakuvuga ibitari byiza ariko bageze aho baburirwa irengero niyo banga bakoresheje nimba wanabibagiwe nabakwibutsa hari udukotsi bajya bakunda kwandika bano bantu bandika udukotsi nyine bari abanyabwenge bakandika ngo kora kugeza igihe umwanzi wawe azahinduka umukunzi wawe kora kugeza igihe umwanzi wawe azahinduka umukunzi wawe ntago mvuze ko abantu bose bankunda ariko ndahamya neza ntashidikanya ko hari umuntu wanyanga kera yagezeho akankunda so nubwo ariko ntago mvuze ko atari abanyanga kuko ntago ngiye nagukunda n'undi ngagukunde ntago bishoboka nyine uko byamera kose haba harimo abantu bagukunda hari n'abandi bakwanga so nta kindi kintu kandi wakora uko bigenda gusa ndabizi neza nta nawe twagiye duhura akavuga ati Fufu sinagukundaga yego nabonaga ntazi kuko byagiye biza mpamvu nagukunze ariko menya uko ndi cool nyine iyo umuntu amaze kuwumenya amenya ko ndi cool nyine tu bajye bambaza narakumenya umuntu akonye ubwa mbere tabona kuri umuntu wiyemera kuri umuntu uvuga nabi ariko sha ari kintu nenge ariko reka nyivuge urya munsi ubwa mbere duhura wanyakire neza kuri kw'Imana ntago tujye kuvuga ibyo byabaye ariko wanyakire neza mu bijyanye n'iminywere n'imirire naragushimye cyane ariko kumwe na wa muniga nawe dore wamugize icyamamara asigaye yifunga se buriya ntiyari cyo yaragerezaga burya ngiye mvugiraho muraherukana we ya kakari pati na turakorana tuba turi hamwe kenshi hari umuntu witwa Zuena uramuzi Zuena w'umuhanzi uko muremure cyane gutya yageze kujyana beef na DJ Brian niba ari Brian Zuena ni umunyarwanda uramuzi ubwo impamvu wenda makubwiyeho nuko burya bambwiye ngo nta muntu ukundwa na bose nta n'umuntu wangwa na bose nawe ni umwe mu bafana bawe kandi nawe ni umusitari uramuzi uyu cyahoya ntabwo umuzi ntawe ujya ukurikirana se imbuga zigiye zitandukanye ndazikurikirana ariko abantu bose buriya ntabwo bamenyera hari igihe buriya hari abantu bose babitekereza hari igihe umuntu avuga ngo ntago azi kanaka bakabyumva nko kwirya cyangwa se kwiyemera ariko njye ntabwo ariko biba bimeze nyine sinyeka ko kumenya umuntu cyangwa kutamumenya bizamo kwiyemera ako nyine ni ubwa mbere mubona ni umwe ni umuhanzi nyarwanda arimo arazamuka muri ino minsi ariko amaze igihe muri industry yarambwiye ninkubona nzakubwiye ko agufana fo wowe n'uwo bita Shadiba gabafana kubi kumva ko nawe ni umusitari kumva ko afana umusitari mugenzi we noneho umurenze hejuru cyane araza gutuma nza kureba ibikorwa byiwe ni ukuri pe ujya no kuri Kigali 250 rero namukoresha ikiganiro abirimo neza araza gutuma nkurikirana uramutse umubonye ugahita umumenya n'iki kintu wamubwira namubwira merci yego yifuje guhura nawe ubwo tuzabipanga ikindi gihe tubahose tuzabyemera ikibazo simbyose si ukuvugana Fofo hari amakuru namenye ariko tuzi ko iyo hari ikibaye ku basitari tutajya kutubona ku masitati y'abantu ku magurupe ya WhatsApp ku Instagram wenda inkuru yanzanye haba hari umuniga wagutereye ivi mu buryo bw'ibanga kwambika impeta yego ariko bitandukanye nuko umuntu ashobora kubitekereza
nyine muri filime nyine banereye ivi muri filime ari ukuri ari uku nyine muri filime byari ukuri nyine mu buzima busanzwe ntabwo ari byo ni filime turebe intoki zawe bo bigaragara si byo ntabwo ari byo ni muri filime ubwo babajama bari bavuze ati hahiye bava bagiye kurongorwa bavana mu bisa ntabwo ari byo ni filime filime byiza cyane ubiteganya ryari Fofo kugira ute ushaka umugabo njye ndashaka se nyine ushaka kuzashakwa nawe cyangwa ugashaka ntabwo uzusa muri ibaze ko nzashakwa none se igicuruzwa kiri muri politiki kiranshaka cyane njya kugishaka muri ino minsi ukuntu bimeze kirategereza muri ino minsi ukuntu bimeze tutagiye muri botike hari igihe isi ntabwo gisiga cyishakira abagabo bizi isa n'ibibaho njye nkajya kwihigira bibaho wenda kuri ntibyashoboka ariko bibaho hari n'igihe byanashoboka wenda ntawe umenya bucya bwitwa gute ariko ubwo nibirama ubwo nzabitangaza abafana bawe abana gukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye hari abambwiye ngo barakwandikira ngo ntubasubize ni ukubura umwanya cyangwa ubwo biterwa n'ibyo banyandikiye umuntu ukwandikira ngo bamusubiza ni muntu ki nyandikira ibyerekeye akazi niba mbwiye ko nkunda ndamusubiza ariko hari umuntu uzavuga ibintu biterekeranye nyine nk'ibiki kugira ngo utwumva atazibeshya agafata n'umwanya wo kujya barakuze umuntu ukuze amenya uko agomba kwandika byiza cyane hariya twande kuri Instagram nubwo mbizi n'abandi badukurikiye bamwe na bamwe ukonye bwa mbere hose nitwa for dance platforms zose tubigarukaho nyuma usigaye ukina muri filime zigiye zitandukanye kuko iyo turimo turakubonaho irimo irabica bigacika ngo bayita ngo ibara cyane amabara ni ibara ry'urukundo ry'urukundo harimo abasitari benshi bagiye batandukanye kandi niwe musitari nzi mu kazi wabyisanzemo ute abo bose ni abasitari ariko ntago bigendera ngo ntago umuntu ajya gushisha filime agendeye ngo kanaka ngo afite titire imeze gutya nuko nyine bo bajya gukasitinga agahitamo akavuga ati ningu yaba ari ukina muri filime ibintu nk'ibyo kuki harimo igihugu no gukina uri ku buriri ukina ibintu ubona nk'umutipe mari nyesebura wenda ntabwo aba ari ibyo nyine ntabwo aba ari ibyo wenda ni filime kuki bagoye iriya role ntabwo nasobanukiye ko nyesebura n'iki nyine tubyo uri mu buriri nyine igihe umugore n'umugabo bari mu gikorwa cy'ibanga ubwo niyo niko script iba yanditse basanze ubishoboye ndimo mu actrice wenda utari mwiza cyane ariko ugerageza rero ubwo ngubwo ariko banyirimo ubwo ndabishoboye rero nyine no kugira ngo babigushyiremo ntabwo waba utabishobora kubigushyiremo rega buri wese script nyine barayandika mukazisoma then mukakitinga yego iyi filime igeze kuri episode zingahe turangije season 2 season ya kabiri irimo irarangira tugiye gutangira n'iya gatatu yego amatsiko ku muntu waba ugiye kuyireba harimo ayahe matsiko cyane cyane kuri Fofo dance ariko n'abandi bagiye batandukanye twaje tuganira nabo harimo amabara baze kuyireba ku Gasabo filme nanjye mba ndimo bakora amabara uri mu mabara hari ahantu abonyemo ngo umwana ashobora kuba aryamana na nyina amukasi agasangira na se biriya bintu bibaho mu buzima busanzwe niko mbikeka ntabwo nkeka ko filime bajya bakina ibintu bitabaho hanze ko ntabwo ndamenya umuntu wabikozeho ariko ibintu byinshi dukina muri filime mu buzima busanzwe kenshi haba harimo ahantu bigenda bihurira yego Fofo dance muri no minsi harimo abasitari bagiye batandukanye mu birori bigiye bitandukanye muri Tour du Rwanda cyangwa ahantu habaye event runaka tutari dukunda kukubonamo hari umuntu arabona avuga ngo wowe uriyemera cyane ibintu byo bagira prive kubera iki dushaka kujyaho abandi bari kugira ngo nawe bakubone ese Tour du Rwanda nagiye gukora iki giye kwerekana ubwiza bwawe n'uburyo ugenda ubyina cyangwa na sosiyete runaka bakamamariza ubwo nta kiraka ndabona wowe ukeneye uri tayari cyane ari ngiye nkorera amafaranga papa ariko niba dutunze niba munanye manikiye hano niba ndacuranga n'umunwa kugira ngo mbone ibirayi amafaranga niyo atuma ubyuka oya nyine ushobora kuba wararyamye ukabyuka nyine kuri amafaranga urabyuka ariko ikintu kigutera intege kugira ngo uve muri ubwo buriri ugende nta mafaranga
uramutse uzi ko uhembwa wicaye wajya uguma wiryamye chat iki ushobora kubona umuntu ugira amafaranga menshi kuko iyi nzu ahantu uri ntabwo ari ahantu buri wese yakisukira nanjye ubwayo sinayisukira yaga ko afite dance afite amafaranga menshi naya byose bari nyagasani yego cyangwa ni umuntu uvuga iryo jambo byose ni nyagasani iyi nese ko tutigira Fofo abantu wenda nk'umuntu ushobora kumva ko ushaka kuba kumenya ibikorwa ukora ubundi dusangiza ibivuge byose ubu ngubu turebwa n'abantu bagiye batandukanye ku isi hose muri rusange hari umuntu ushobora guhita avuga ati ngende tayari ko impano afite ushobora kumenamo amafaranga hanyuma akazinyereka ni nk'izihe izo nkunda kugaragaza umubyinnyi ndi n'umukinnyi wa filime buriya rero nkaba ndi n'umutetsi uzi guteka ndabizi ndi umutetsi urenze ariko byumva ndabizi neza ibyo nkunda kugaragaza nibyo ngibyo nyine kubyina no gukina filime mbyina prive online na public ubundi nkakina filime nayo hano mu Rwanda byiza cyane ushobora gukina wambaye ubusa kubyina wambaye ubusa ubwo busa cyangwa twavuga n'ubuye Fofo ubusa nyine nk'uko ubusa nyine bumera buri ariko wambaye ikariso wabyina wambajije ku busa ubwo nyine none wambaye ikariso ahandi hafunguye izi papa uritwikira wenda nabizi Fofo wari wava hano ujya mu bihugu bigiye bitandukanye wenda ujye kubyinayo mu buryo buri prive ari byinshi umuntu ashobora guhamagara ukajya iwe ukamubyinira niyo prive nyine navugaga ntabwo wagira wenda tuvuye kumwe tuvuye n'umugabo nkanjye cyangwa umusore nkanjye sonara umuntu mukuru ugira ubwoba nyine nk'ubwoba bw'iki umuntu agira ubwoba bagiye kumwica kumugira nabi aho hantu siko naba ngiye mu kazi ubwoba najya n'ubwiki abana abagabo dufatwa vuba mufatwa n'iki santimo zacu ziba hafi ese biri guhurirayo n'akazi kanjye nyine ni nk'urugero ndashaka gushanisha ngo byumve niyo muntu akubwiye ngo ntabwo babigutera wenda akaba yavuga ati byakaze santimo zazamutse wenda tugire uburyo bundi tuza kubitwaramo ariko icyambere ni amafaranga zibaza ikibazo cyawe neza ntabwo iyo uvuze ngewe uca inyuma ntabwo nkumva ni nk'urugero ugiye kubyina nk'ahantu ubyinira umuntu bikangwa kagusaba kuryamana nawe imibonano mpuzabitsina wabikora cyane wabikora ntabwo nabikora Fofo ashaka gukina porno oya mpamvu mbibajije nuko ari benshi bavuga ati uriya mukobwa binakora porno ashaka kuyikora mbishatse nanayikina nta mubiri wabo mbatira n'uwanjye nce bishatse nabikora ariko nyine nsubije uko mbajije oya ariko ubishatse wayikina cyane si umubiri wanjye se mbishatse icyo nashaka cyose njye nagikora ku mubiri wanjye ko ndakuze ariko nyine ntabwo nayikina ni wowe mukobwa usigaye tuvuze umukobwa ku mbuga nkoranyambaga urenze abandi nkakikubaza wenda bavuga ngo ni wowe n'undi muntu ukuba mu ntege uvuga ngo uyu nguyu arashoboye mu biki mu kubyina cyangwa mu kwerekana ubwiza bwe ku mbuga nkoranyambaga mu kubyina uwo uvuga ukavuga ati we ntabwo mbizi reka kumbeshya urabizi seriye ntabyo nzi ubu uri kuvuga mu Rwanda honyine ntabyo nzi ntawe ntabwo mbizi ntabwo ubizi ufata utesha debo ese ni umubyinnyi oya nyine navuze kwerekana ubwiza erega niyo ubyina n'ubwiza ubu bwerekana harya se wifotoza ugashyiraho biterwa hajya uca n'amafoto yawe mufatane ku mafoto ubona ashyiraho agiye atandukanye mufata neza ni umukobwa mwiza wowe nawe se nini urenze undi barenganye mu biki se mu bikorwa ibyo ari byo byose si dukora ibintu bimwe ubwo naryo mbona asura indirimbo z'abandi akazisubiramo byino uriya ntabwo ari umubyinnyi ndi umubyinnyi ubwo twavuga ngo barenze undi muki kandi twese tudakora akazi kamwe mu bakobwa beza ku mbuga nkoranyambaga nzi nk'abakobwa ngewe bane ariko nkunda kuzana imbere yanjye batatu kandi nawe ubamo ababicaye agaciro kuri Instagram mubuzi tuvanemo basigare babiri undi usigaye ubikora neza ninde
mwiza kuri Instagram shakone shadep kizi cyane bigaragara byaje kugenda neza bisi byaje kugenda neza ibisi byaje kugenda neza byaje kugenda ntacyo mvuze ndabeshya ariko niko bikwiye ariko ngo hari abantu bajya bavuga cyane bakanagushimagiza cyane ko ushobora kuba utuje cyane n'ibikorwa byo bikora mu ibanga ariko abandi gari bari hanze mu bakobwa akazi kanjye byo nkakora nkakora as professional ntago ibintu byanjye nyine urumva bigomba kuba birimo ibanga cyane ntago ari ibintu bye ushobora kumenya umukiriya wanjye ninde ntago bishoboka akazi kanjye rero kansaba kuba ndi umuntu ugira ibanga cyane rero nibwo buryo mbigenzamo naho njyewe ngo kuba ntuje mu buzima busanzwe ndeye igisazi kibereye aho ariko mu buryo buri prive niho buri umusazi tugiye mu kazi kabisa aho ngaho wanabona n'undi muntu utandukanye nyine ukabona nabaye irindi bara cyatsi cyangwa ubururu simbizi ariko mu buzima busanzwe ndi kuru ndi igisazi nyine kitera story Fofo tujya tubona abasitari bamwe bagiye za Dubai muri Tanzania wenda ahantu harenze bagatangiye gupostinga byerekana ahantu bari ariko tutari kubona ko tuzi ko ukunda kwambuka ukanenga runo Rwanda rwacu ubwo nuko ntarajyayo oya wimbeshye ubwo sindajyayo ahubwo bwa ngo wagiyeyo ahubwo ntabwo ujya ukunda kuba yabikora ninde muhanzi wemera hano mu Rwanda mu bagabo bose mbona baririmba neza bashaka tubwira umwe basi umwe gusa wakiyanga Fofo ni ukuri hakugera na kakana The Ben cyakoza amajwi menshi muri 2021 arimo aramugendaho cyane amukurikiraho hari akantu kabaye kazamo bifu na Bruce Melody biriya bintu wowe warabyumvise babyakira ute ntabyo numvise bahise ko nyuma makuru njye ntabwo ndi umuhanzi mani w'imbazi ariko urabikurikiye nko kuna The Ben nta muntu wamwitsamura ngo ndeke kubimenya nta kintu nabivugaho nyine biraba ari iby'abaririmbyi nkuko nabo utababaza ngo ababyinnyi babiri ngo bapfuye iki cyangwa se byagenze gute ngo bagire ikintu babimenyaho harimo mu bakobwa mu bahanzi na mu bakobwa bo numva ari benshi Fofo turagenda tugana ku musozo niki wifuza mu mwaka 2021 wumva utakoze muri indi myaka wifuza kuba wazakora oya mu ndoto mu byifuzo umuntu arifuza umuntu ararota bishyire mu ndoto nk'aho warose oya wapi hari ibintu hari ibintu najya nkunda gushyira hanze ibintu bijyanye ngo nshaka kuzakora iki ngo nshaka ko bizagenda gutya bitabaye se yego nshobora kuvuga ku kintu ariko mbona ko cyamaze kuba ariko sinakivuga kitaraba ushaka kwiragiza Imana ukavuga ati Imana uzambure kibi wiragije Imana kigakunda ni nk'iki nyine nzakivuga icyo gihe nikiba cyakonze Fofo abantu bari baciye nk'amabere bavuga ko ugiye gushaka umugabo urababwira iki batubwiye ko ari byo muri filime ukina byana nese ndi mubi cyane hari icyo cyahubwo yenda rinzi ko ari byo ntabwo ngiye kubona muri impeta wambaye imwe hano ariko nasobanura iki simbizi mba mbona ari ibintu by'imitako bashyiraho nanjye nkapfa gushyiraho hari ikintu bisobanura ngo mbwira ndabizi siko nanjye niyo mpamvu nari Fofo turashoje abafana bawe urababwira iki ndabakunda gusa bakomeze bashigikire ntibakigikire abatankundaga bankunde hari utuntu usigaye mbona kuri Twitter postinga urimo uratanga nk'ibizamini ukuntu nk'icyo ukuntu biriya bitekerezo biza gute ntabyo mvuze nawe urabizi ukunda kudushyira bari muze nagukurikirana nabo ngo unyifunguye hari ibyo nahita mbona nyine ubwo ni bwa buntu bukuza mu mutwe nyine ukabwandika ubwo ni ibiza mu mutwe umuntu akabyandika kuki utabuza bushanisha nk'aho uri mu rukundo ukuntu cyangwa ushaka gukunda ukuntu njye ariko n'ubundi ndi romantike buriya abantu bose ngenda bakunda ntabwo wakunda abantu bose ngo bivemo Fofo njye nkunda abantu bose umuntu wese nzi oya ntabwo bose usa nanjye urankunda
ese ubu twaba twicaranye tuvugana iki nyine urankunda nyine bisanzwe ariko hari urukundo rwawe no kubona umuntu ukavuga ati ngo ndamwihebeye kuko amakupure se ujya ubona nandika ibintu byerekeranye aho hantu we ariko yabisanisha kuko ntabwo wakandika ngo mwese mbakunda kimwe amakupure amakupure ni minsi wabona uti mu nkundo zabo nta nshuti yanjye mfite ifite kupure ntayo ntayo uzi sinzi ikibazo dufite njye n'inshuti zanjye tujya kubona waragiranye ikibazo n'umutipe umwe muri filime ngo gusanga hari amafaranga aguhaye ngo uhite umukatira byaje kurangira gute kuko tujya kubona hano mu gipangu tubona ari amateka cyangwa wari umuteguro nk'uko sigemo nari abategura nyine harimo agakesi ariko twaragakemuye mu bantu baguteye ubwoba bwa mbere wa mutima narimo wabonye ko nareba ntabwo byabura gutera ubwoba nyine ubona umuntu ari hafi gukubita ariko bitabirangira nyine abantu bakuze barumvikana ndetse ko cyaguhaye ugahita umukwepa cyangwa ibyagusabaga wari warabisoje nari akazi kenshi ntabwo nakwebye nari ndi mu kandi kazi kandi namusobanurira turabyumvikana hari abagufasha mu bihemo wenda babibonye kuriya urababwira iki ndabizi ko umwana babibonye ko twiyunze nyine abakurikiranaga iyo filme niba barabibonye ko twiyunze ko filme yagezeyo yongera akomeza gusohoka rero tumeranye neza ntariba ibintu ubu bimeze neza ni amahoro kabisa gira ubutumwa uha abantu bakujya mu mafilimi agiye atandukana ariko cyane cyane tubakangurire kureba filime yitwa ibara ry'urukundo riri kugwa Gasabo filime bagende bayirebe abashyigikiye nanjye ndabakunda barakoze cyane bakoze kutuha ikiganiro kandi n'ubutaha tuzaza neza nawe mwakoze kuntumira ko ntabwo kigira amahane ko bangurukanye ngo bahe ka kantu tugende ego babenshi mwakoze cyane abakunzi ba Kigali 500 ni Fofo dance yababwiye byinshi bitandukanye mumenye ko nta vyaterewe ari filimi ndetse n'umukunzi afite ciao ciao